kubyerekeranye n'ibyabaye hagati ya Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ndetse na Mutesi Scovia, umushoramari kuri mama urwa Gasabo ndetse akaba nuhagarariye RMC cyangwa se Rwanda Media Commission. Icyambere ngiye icyo nshaka kubivugaho, nabonye n'umuri na Scovia nawe yabikiriyarinza agira icyo abivugaho nyuma yo kwandika. Scovia mu magambo ye namubonye avuga ati minister cyangwa ambassador yashatse kunkubita hasi, kuko kuza akavuga yuko twasemuye ibintu nabi ntanadukosora, avuga ati hano nashatse kuvuga iki ngiki nyine nk'abantu turi mu rugendo rumwe twese rwo gukosorana, cyane ko zino ndimi sindimi zacu, atahubwo yashatse kubigira personal, bimera nkaho ashaka kuvuga ko turi injiji cyangwa se bimeze nk'ari message iri direct ashaka gutanga, kandi mu by'ukuri nge nta hantu naba nakabaye mpurira na Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, kubera ko ngewe nta hantu nyine nahurira nawe, kuko ni umudiplomate, ngewe ndi umushabitsi, ndi umuntu uri guhiga ubuzima uri hano hanze gutyo gusa bisanzwe. Arangije aravuga ati ikindi kumusaba yuko yajya ashyira amatangazo mu Kinyarwanda, kubera ko ababwira ari Abanyarwanda, ati ni uburenganzira bwanjye nk'umunyamakuru, kubera yuko bo bagize amahirwe biga neza, biga muri Ecole Belge, bajya kwiga mu Bubiligi n'ahandi, ariko twebwe si yo mahirwe twagize, kandi twe turi gusavinga igihugu nabo bakagisavinga, ariko twese turasavingira wa muturage utarize cyangwa se wanize ariko utakumva icyo Gifaransa. N'ababizi Gifaransa ntago ari ururimi buri wese apfa kwisukiraho muri no generation yacu, kubera ko ukuntu byagiye bigenda, murabizi ko mbere twigaga mu Gifaransa kwiza 2009, hanyuma bahita bashyira mu Cyongereza, nabwo abatwigisha ujye umujyana kwa muganga wagera bakakubwira ngo yarapfuye. Ihe ntabwo nyemenya ngo ameze gute, kuko n'umunomuzi wasanzwe atanatwika nuko yabaga ameze. Wagirika kunsebya Ari umeze pe? ngiye uyu nguyu Oya n'urishyuka. ubuse navugaga amagambo abiri, ubona amagambo atarashize. So Ubabazwa nuko amagambo yagabanutse. Sinibyo nambaraga naki nabashaka kunyumva, kandi nawe mahani yawe sinzani wayakuye ngi kuna mani ngira. Nyana ni ya mweru. Ndikukubaza iki? Nzosibyo. Ndikukubaza iki? Oya se kandi turi kuri kamera. None sibyo. Ubuse mwana ninjye wamubye cyabaranguraniye. Shana rakunjya kubyaye pe, kufite umutwe ufunze mu wanyoko. Nawe urabizi? Ariko ngiye nagufunze cyane mu wawe.